Mu minsi yashize nibwo abantu babonye Rocky atangaza ko YouTube channel yiwe yakoreragaho ibiganiro bitandukanye yitwaga Rocky Entertainment yamaze kuba yafungwa cyangwa se yahagarikwa ku rubuga rwa YouTube. Ibi akimara kubitangaza rero yahise atangaza ko nyine yafunguye indi channel yitwa Kimomo News. Ariko se benshi bahise bibaza byagenze bite, bimeze bite ubundi ko yakihagaritswe. Mu minsi mike rero akimara gutangaza ibyo ngibyo nibwo yahise apostinga ari ku kibuga cy'indege agiye kugenda, ariko benshi babanza kuyoberwa aho agiye. Mu masaha make rero akimara kugerayo yahise apostinga ko yamaze kuba yagera muri Amerika. Benshi batangira bibaza icyo yabagiye kurebayo. Rero niyo mpamvu ubwira ngo tega amatwi mu minota mike tugiye kubana kabisa, tubaze twumve ikintu Rocky yagiye gukora muri Amerika, tumenye n'ibyo yagiye kurebayo n'icyamujyanye nyine kugira ngo abe ariho ari ubu ngubu. Ndagusaba ukore subscribe kandi kunzogera like, share and comment kugira ngo ujye ubona amakuru cyangwa se update z'amakuru hakiri kare. Abantu bakimara kubona ibyo byose rero bahise batekereza ko yabagiye muri Amerika guhura n'abakorera mu cyiciro cya YouTube kugira ngo babe bavugana, babe bagira ibyo baganira, YouTube channel yiwe yongere igaruke cyangwa se yongere ikore nk'ibisanzwe. Ndagira nkubwiye ko rero uwitwa Rocky atari ibyo yagiyemo, ahubwo yagiye muri gahunda zijyanye n'akazi, zijyanye n'ibyo asanzwe akora n'ubundi kuri YouTube cyangwa se ku mafilme. Ni ibintu rero yagiye kuba yanoza, aho yagiye kuba yashaka impamyabumenyi cyangwa se ibipapuro bimwemerera kuba yasobanura filme ari ku butaka bw'ikindi gihugu, cyane ko agiye kuba yaba muri Amerika. Gusa ariko abamuba hafi bavuga ko rwose yaba yaragiye kureba umukunzi we uba muri Amerika. Rwose bivuga ko hari umukobwa wamutwaye umutima, umukobwa wamutwaye byose byiyo kabisa, akari we yagiye kureba kugira ngo babe bashinga urugo. Icyo nakubwira ko nuko rwose uwitwa Rocky kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda bitari vuba bitari mu myaka y'inaha, agiye kugenda amere nk'aba Gitoko, nk'aba Meddy mu myaka yashize. Nawe ni bwo buryo yashatse kuba yabikoramo, kuko biragaragara rwose ni ibintu yabanje gutegura. Buriya ngo aba yaragiye kera, ahubwo ni ibintu ko yabanje kuba yashaka ibyangombwa bitandukanye, akaba ibyo byamubujije ko yaragiye hakiri kare. Rwose niyo mpamvu yagiye asa nk'ugenda igitaraganya. Nkuko mubibona rero uwitwa Rocky akimara kugerayo yahise ajya ahitwa muri Airstore. Airstore ni ikibuga cy'indege kiri muri leta ya Texas muri Amerika. Ni ahantu hakunda kuba hari abantu benshi cyane b'abanyamahanga baba bagiye gukora amafoto, barira nyine amafoto bifotoreza. Aho niho Rocky yahitiye rero, bahita babona bagira ngo bari mu kigo cya gisirikare cya Amerika. Ariko nyine ahangaha ni ahantu hagerwa n'ubonetse wese, nyine yego barishyura, ariko nyine biba byemewe kuhajya. Kwahita nko muri Nyungwe wenda ugereranyije hano mu Rwanda, nyine ni ahantu h'abakerarugendo akenshi nibo usanga bakunda kuba bahari. Niho rero Rocky yahise ahitira, avuga ati reka nanjye aho hantu mpajye ndebe indege zihari, ndebe ibyo Amerika itunze bihakorerwa, nabyo nyine ngire ibyo mbonaho. Niyo mpamvu rero Rocky yahagiye, yabanje kuba yatembera ahangaha kugira ngo nawe akunde afate ifoto nk'uko abikunda cyane. Rwose ni ibintu byiwe, ni ibintu akunda cyane. Ngaye nguko rero uwitwa Rocky Kimomo wamaze kuba yagera muri Amerika ku nshuro yiwe ya mbere. Rwose urabona ko yabaye yamuryohera cyane. Jya muri comment umvishe, utubwire ukuntu byakiriye, utubwire uburyo wumvishe inkuru ya Rocky uri gutangira ubuzima bwe bushyashya, uri gutangira imibereho mishya muri Amerika, ariho ari kumwe n'umugore we witwa Uwineza Shadia Oliela. Uyu mukobwa kandi akaba ari umunyarwanda wamaze kuba yagenda mu mwaka wa 2023, ariko akaba amaze imyaka 2. Rocky rero yavuze ati rwose abakobwa nziranye nabo ni wowe rwose ukiri ku mutima imbere, ni wowe mbonamo umugore waba umuma w'abana banjye. Rocky rero agire ibihe byiza hariya muri Amerika, agire umuryango mwiza nkuko ajya kwitangira. Gusa u Rwanda ruzamukumbura, afite abakunzi benshi hano mu Rwanda, azajya twibuka, turamukunda cyane. Bantu banjye rero ahangani ku Mana TV, ndagira ngo ukore subscribe niba utarayikora, kandi nawe wayikoze turi gushimira cyane kugira ngo ujye ubona amakuru menshi kandi meza gatanguka. Kandi ndabakunda cyane rero, ugiye mwabanaga ni Christophe, murakoze.